tablet na iPhone ntabwo Pupi umva abantu wamushutse rero tutari twabivaho nukuvuga ngo kuba yarakwiyamagaraje kugura telefone ibyo ndabyemera none se kugurisha sorry ubu Nzovu ne wigiriye inama yo kujya muri 13 kwa Makuza ntabwo ari we ariko we yarambwiye ngo ntabwo naguhereza amafaranga mu ntoki siko wambwiye ko wamubwiye Nzovu igira telefone kugira ngo njye kwigura bihuza Nzovu ceceka none ujya abantu mubabanje no kuntera ubwoba wanje kuntera ubwoba bamwe ngo Nzovu ngo telefone ngo bagutwara gatushi tino mugashyeke bazakuniga n'ikima bakikunyuzeho ngo kugira umuntu azanyice warangiza ukavuga ngo ninjye ushaje ni wose ntushaje baragufatiranye nesize wowe bazibizi ni telefone oya Nzovu hari ikintu Nzovu ugomba kumenya nukuvuga ngo Pupi we ikintu yakoze yabanje gutera ubwoba bw'uko ufite telefone ihenze bazakwiciraho we na Nyagahene gane nabyo yarazi iye telefone yari afite iPhone iyi mubazi iPhone si ihendara none twagenye gatushe none seri ifite gatushe none mwagurishije gatushe gatushe nanga iPhone yari kanga yari 8 yari karindwi ari SE gatandatu yari nawe nta nubwo yize baduhaye 1,100 ibase nawe urumva ari byatanga ahita kuguramo Knowless ntago njye nwa Knowless yanguriye Amstel ntubeshye wamuguriye inzoga Amstel wamugura Amstel kandi Amstel yangoze amafaranga igura ndewe nani za mafenso umuzungu muto muremure pana banini se bajya he Nyarudindi bajya bavuga yuko isezerano ridahera ariko irya rizahera uzamera nka umukobwa bitaga Mukamusoni yarinze asaza ngo ategereje umugabo nawe uzasaza utegereje umuzungu kandi ibyo bintu ndabikubwira no kubera iki rero uvuga ko isezerano rye rizahera agize imyaka 40 n'ingahe nase hari fiancé umuzungu afite sasa ibyo bizabacanga rega umva ratukintu gucombanza yashwa abanyabwenge bishurirwa baso umva we fande genda gake oya ntugakora umuntu w'umuga twamaze kubona gakuruti waza ubaha abasaza nkawe ikise wowe sukeka ko abasaza nkawe two wa Caritas muraresha utabona ngana gutya kubona Nyarudindi umwana nete aba yambaye ntago yakora mama rinete kandi wamubwiye ko ahita asaza umusaza waroza amaso umva rero ikintu ubanza kumva kintu kimwe Nyarudindi ikintu cyo nabona cyo ngewe ntago Anita Pendo ari uko wenda yabuze uko agira cyangwa se akaba yaragukatiye icyo ukaba wamukatiye kubera izindi mpamvu cyakoze cyo reka mubwire Nyarudindi urarenze Nyarudindi ufite ukuntu wiyemeramo ku buryo umukobwa wese atapfa kugucisha ngo gikuzimu wowe ugikuzimu ubundi bwo ntabwo ugikuzimu kubera iki uri kujya guhitinga cyane abakobwa kanakwiruka wowe umva ufite imiti uko kuri kuzimu ufite igikundiro ufite n'ubwiza kajya yivugira Imana imbabarire ntago biraza umukobwa wanjye yitwa ako ibyo tubona nagatonyanga mu nyanja ntazirukane kuri Nyarudindiri kuko sha muri make Nyarudindiri haryo wavuye Nyagatare ubu tuvuge ko utari wagera ni Musanze ntago urazi Musanze mu Ruhengeri nanyuze njya ku Gisenyi mpita ngaruka urarye wavuga Musanze ntamenye mu Ruhengeri za Kibungo mu Ruhengeri ni ibyo nzi bya Musanze none se Nyarudindi uritekera nditekera afite umukozi oya nditekera akunda umuceri nta mukozi wamutekeye umuceri wiwe Sinashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere mwisi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bucyana yandi of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri Imana igiye imigisha myinshi koko itagabanyije ngende tushime Clever uyu n'umutako live kuri kamera zacu turi kumwe n'abagabo batatu mu bareshya mu ndeshyo ako bura dushyize nka metero abagabo nge ntago ndaba umugabo ndi umusore turi kumwe dore muri kumwe abasore ko we vuga yuko uri kumwe n'umugabo umwe ari we Nzovu ngo baracyara abasore Nyarudindiri ni umusore Fupi nawe ni umusore oya Nyarudindiri we sinzi cyari cyo ni umusore ufite umusore w'imyaka ingahe
kandi ari umusore ari umusore oya ibyo ngibyo ubwo ni umusore wenda kereka ni umusore ntabwo arashaka ni umusore ni n'imanzi kandi uzi ko ngo ari n'imanzi ku myaka 45 uri imanzi cyane imanzi cyane none se ubu kandi nta n'ukuntu umva kopi ngo niwe muntu ugize imyaka 44 udasiramuye 45 ahubwo udasiramuye ntabwo siramuye ntabwo siramuye ndasiramuye warabibonye oya ntabwo wabibonye zaramufashe ni safi zaramufashe mureke safi ya nyine wereka manze mwitabe oya turi mu kiganiro umva nyine umva niwe ufite imyaka 45 adasiramuye mubwire mwana mwikamera ikazi injiramo okay injiramo ngaho sawa yari Safia umva ntago afite imyaka 45 adasiramuye Nyarudindiri kandi ngo ni n'imanzi uranyinjira mu buzima nkandi umaze igihe ngo kingana gituta udakora imibonano akandi na konse yo biva niyo none sinaga arasiramu akunzova nawe ntabwo kibazo biki mfatira mikoro bawitonze iyo mikoro iri kwaka kwanza kangahe simira akirima kwaka oya ibyo bireke mani mubwire ko turi mu kiganiro injiramo turi mu kiganiro kumva uri kumva imvugo icyo nakubwiraga Nyarudindiri abe Nyarudindiri abo uyu nguyu nta n'umusiramuye genda siramuye wanjije we ndasiramuye yaka yarabivuze yakase yakakora umugabo nanjye n'umugabo indisi indangamirwa areba ayisangirana nzovu nikanga y'umusangiye indangamirwa areba twasangiye indangamirwa kabiri kanga hehe tubize akuvugurutse dusangira inzoga tugasangira ibiryo sibyo indangamirwa bita Keria Keria ni hagana kurimo gushakisha Keria ni umugore w'umuzungu se abazungu bitwa ba Keria nawe uri kubeshya nzova ajya kwa mama Queen keretse niba yakaragiye kwa mama yabyivugiye mu kiganiro ngira ngo cyejo bundi kwa Emireme ngo uturagufite urafite se nzovu afite ikibazo kimwe nawe nanamukuregere niba Nyarudindiri ni inshuti uramundege se nzovu ntabwo ari mukuru nzovu araporomoka mu masandege ngo ajye nzovu araporomoka genda mu rugo ufite imyaka ingahe 52 uyakagira 45 murusha imyaka 7 njye mfite 20 usibye ko none se nzovu ko mugiye ko nyafite 20 njye mfite 27 ubu 27 ndusha ingahe nzovu 52 kuri 27 ndusha imyaka ingahe watsinzwe rekeraho dukomeze imibare yawe nayibonye ngo 27 ngitanu inge ngo nkurusha ingahe urandusha ingahe ngewe nkurusha 25 afite aryo afite ingahe ufite 50 n'ibiri kuri 27 nkurusha 25 wanjije cyakoze cyo ni cyo kweka mbabyiza ukuri Fuperanza abayinjije mbabyiza ukuri usi ariko n'ubuzima bubi yanyuzemo Nyarudindiri bo bari bafite ibyo bita abagirwa nyabingi na ryangombe nizo zamugiza gute nose urebye Nyarudindiri yambaye karuvati yanditseho vanamo rinete bakurebe cameraman ari nge na Nyarudindiri rushaje nini bajya mu ruta mu myaka ni wowe batasha ni wowe warakobanye reba none se Nyarudindiri guteze iyi ngofero yanditseho ngo iki Nyarudindiri ufishe umusaza aravuga mwanda shure Nyarudindiri official reka nongere ngo icyo cya girlfriend n'umuruta oya urebye mu maso ngiye kuzamwita girlfriend aya mapetisi yakura mwana nta muntu kwa ku mapeti ya Yesu arya ngo bisobanuye Nyarudindiri ufishe umusaza aroza mu ayo Rwanda mapeti twavugaga ku bijyanye n'amapeti ndi kapiteni wa Yesu ntabwo uri kapiteni wo kuri isi wa Yesu none se ko yambaye karuvati yanditseho banki nkuru y'abaturage y'u Rwanda Banque Populaire du Rwanda wasanga ari mutera inkunga ni gutera inkunga cyangwa ko ngana ari kagufiya amaye akazinzi niwe yizingira ari mfite kuyizinga ikagera aha mfite no kuyizinga ikagera aha gutyo nyine urabize kuyizinga iyi ndabizi niwe uzizingira njye uzizinga aho wabibwiwe n'ikigo cyera utambaraga amakaruvati oya kera narambaga no mu Mutara abadive nibo biri iwacu Nyagatare nibo banyigishije kuzinga karuvati nabyize nese wari umudive
Kandi duturanye nyine nkakunda kwambaka. wari umujiya Oya ntabwo nigeze mba umudive. ariko wari umujiya Oya ndi kukubwa ko natigeze mba umudive uko byagenze. wari iki Umurokore. none se gukunda kwambara nkabo abarokore ntabwo bambara amapeti Ibi ni ibyanjye Imana yanyambikiye. Ibyo se biba bibareba abandi. none se uvugana n'Imana Mvugana nayo. ni naho hava isezerano yuko uzashaka umugore w'umuzungu Cyane rwose. amaze kubaka inzu ye Imana se umfashe Imana n'umugore n'umugabo Umugabo. Nose bakubwiye ko Imana ari umugore. imana ni umugabo Imana n'umugabo ariko imana ni umugabo none se wumva imana ari iki imana ngewe rero reka nkubwire imana ni byose niyo mpamvu wowe reka nkubwire ngewe reka nkubwire igitsina bumva ari iki mbwetse nkubwire niyo mpamvu kiliziya gatolika ngewe nyemera iravuga ngo ni ubutatu butagatifu hari patiri nta mwana na roho mutagatifu byose bikibumbamo nde imana yego muri genda uba wumva nyine imana yaba ari umugore cyangwa yaba ari umugabo yewe uko mbitekereza ntabwo navuga ngo imana ni umugore cyangwa ni umugabo bro yo reka dutekereze rero buriya usibye ko nzovu utekereza kabiri ibyerekeye inshingano zo mu rugo kubera iki ziharirwa umugabo cyane ntiziharirwa umugore gute kuki inshingano za urabeshye impamvu we ntabwo urashaka reka mubashye umugore n'umugabo baruzuzanya kabiri kangahe wumvishe umukuru w'umuryango w'umugore umukuru w'umuryango naho dufashe namwe mwese mbabwire umukuru w'umuryango w'umugore wamubonye reka mbikubwire hari ubwo bibaho nyarugenge hari igihe bibaho neza ubwo umugabo ye yapfuye umugore agasigarana abana aba ari we iyo mvuze umukuru w'umuryango simba mvuze wa muryango wa papa na mama n'abana mba mvuze umuryango wose ku buryo uyu muntu avuga ati ereka nzovu oya no kuri mituweli reba Clever wenda we sinzi aho uturuka ariko niba aya ntaho nshaka mu bisambo gusa urumva n'imisatsi mibi urumva uko bimeze ari igihe usanga nko muri famiye yawe mwese muziranye sogokuru wawe nyogokuru wawe iki n'iki none mukazajya mugera igihe mugakora inama mukitoramo umukuru wanyu urabyumva ku buryo igihe cyose famiye igize ikibazo cyangwa se igihe cyose famiye habayeho ubundi butabazi akaba ari we bahamagara mu buryo kimwe bwa famiye tuvuge runaka ngiye famiye yanjye ni kwa Gakwerere yitwa Gakwerere oya sogokuru wanjye yitwaga Gakwerere iryo zina ryateraga umwaka kera we Gakwerere Yohani ayo mazina uko ari abiri iyo umuntu yavuze mu gitondo ntabwo bitera umwaka Yohana ariko Gakwerere ryo ryarabutera Gakwerere Yohana ayo mazina abiyo wavugaga mu gitondo ntabwo waryaga Yohana ni umugisha ngo Yohana ni amagesha ubundi suzi nitwa uzanye witwa Yohana byaragutsanze Nyarudindi Usengimana Jean Baptiste telefone urayimba Fopi vugisha ukuri Nyarudindi mukubitanye nka saa 10 n'igice za muto igihe ugiye nko mu kazi wazindutse mugakubitana rwose yambaye ubusa nuko areba uko ntiyagutera umwaka ntiwatasura mu rugo nzovu usigaye wiyemera ahubwo wakubwira ko wowe dukubitanye ari wowe umeze gutyo niwe wantera umwaka yitwa Yohana regaho kandi izina bita Yohana ariko se Gakwerere naryo ryateraga umwaka Gakwerere kera nuko uvutse ubu ngubu nese ubundi sogokuru uramuzi gisogokuru wanjye ndamuzi ubwo se nkubwiye kaba ariko icyo nkubwiye ubwo base nkubwiye kaba bakundaga gukira ahubwo nicyo bikintu mbaze ariko batera umwakuye iyo wamuvugaga saa 11 hamwe na Yohana nkubwiye kabaho byaba ari byiza ubwo tuzajye kumusura arahari aba no muri Kigali tuzajye kumusura gihe niki wanya ari Muhanga ba muri Kigali urabyumva iwacu se ni Muhanga niko nakubwiye ni Muhanga cameraman arahari kuba twariganye Muhanga biratandukanye niko nambwiye ko ari iwanyu ntago ari iwacu cyane ni iwacu gakeya ni iwacu gakeya iwanyu gakeya abangaba bihakanye wabo rero icyo ngicyo hari basize bakoze reka ngusobanurire kuvuga ngo iwacu reka ngusobanurire icyo ushatse kuvuga ngo iwacu iracyaka iyo uvuze ngo iwanyu ni hahantu kwivuka ubundi umuntu afata izina ry'iwabo ari uko ari kwasi
yego aho ni wabonye koze nta nubwo ari ni wa mama naho warerewe ni impamvu yuko mama wanjye ahari iby'akazi uri kumva abo se tuzajya kumusura iki nta kibazo tuzajya kumusura niba ubishatse tuzagende no iby'akazi kandi ntiyata akazi ikirenzeho ntakodesha urabyumva inzu ni iwanyu yego njye nabyirutse nsanga iwacu tudakodesha urabyumva ntagakodesha guhinga ntagahinga urabyumva ntiyata rero ibyo bintu byose ngaje mu mujyi wa Kigali ariko nyogokuru wanjye ubyara mama wanjye urabyumva na sogokuru ubyara mama wanjye bose babinaha i Kigali Masaka nta nubwo baba bakora ako kwa papaho n'abavandimwe be bose baba mu bindi bihugu by'abandi wowe none se ibya famille twe tubyihoreye abo twifurize mama wawe umwaka mushya muhire uzamubere umwaka w'amata n'ubuki uwo ni umubyeyi wa hanyuma nukubera iki nuza Nyarudindiri agendana n'akazi Nyarudindiri urabona bigeze kumwiba amatelefoni asigaye nta telefone n'imwe abakunzi biwe ikibazo abona amatelefoni 3 ngiye twarahuye duhuye tusa nk'ababiganiraho ntabwo se Nyarudindiri kusiga ugendana agakapu kuko ibintu birimo wabisutse hasi harimo za kuteri amacage cyako nambona havuyemo imakasi imakasi ngimeze nk'iyaba bantu badoda nini cyane ntabwo se Nyarudindiri imakasi usigaye bitwaza n'iki ngo nzovu ngo dobu noneho ngo nsigaye mfite amatelefone 3 ngundi nindamo kamuye n'ibisambo ngaho kugira ngo ngewe bitwaye amatelefone yanjye noneho nahangana nabyo ngo nkahita mbatera imakasi nkabakata kubeshyira ari Nyarudindiri bagendana Nyarudindiri makasi se nayisize mu rugo nyine ariko warayigendana asubi Nyarudindiri nk'ubu watera umuntu ikintu kikamwica fatira mikoro neza umva Nyarudindiri ubu se uko yisunca mu ijambo ndibuka n'ibintu ngiye kumubwira nta kibazo ijambo n'ijambo bizajya bibacaka nari ngiye kubwira ikibazo nubwo abesha ngo anywa amata ari amata hari gihe bari kuzimya ibyabayanyweye oya nta bintu tunavugisha ukuri fupi ni wa muntu ukorera amafaranga kandi ntago icyambere fupi namuha nk'abagabo n'agacupa ashobora no kukanywa igihe avuye ku kazi ageze iwe mu rugo yicara muri salo akagatuma umukozi akakanywa fupi ntabwo ajya mu tubari ngo apfe kunywera inzoga mu tubari kereka rimwe niho twasangiye inzoga kwa Makuza ko ni ahantu hari hiyubashye ako nzovu wagiye urambeshyira ngo naragushutse ngo amafaranga yose turayanywera ntabwo twanywereye byari kuryoshye cyane ariko ntabwo ari ukuryoshya ikiganiro kandi wowe waragiye ukavuga ngo nayanywereye yose ariko nakuguyemo icupa ariko si kuba warabaye usanzwe ungurira ubu njye ntabwo ndakugurira icupa ese kubera icyo wavuze ngo naragushutse mugiye kubicurira ese uranshuka unduta mu myaka cyangwa ngiye ukuruta umwansi yashuka papa ye gute none se kubera icyo wagiye kuvuga ngo naragushutse ibyo tubyihorere oya wivuga ngo tubyihorere Clever uyu mupapa arambeshye uyu mupapa arambeshye waramushutse we naramushutse ubundi nzovu reka dutanga ubundi true story yuko ibintu byose byagiye ahubwo nzovu ninde watanze undi Kigali ni ngiwe nta kibazo kureba washutse nta kibazo namwe muze mwumve nzovu bayamwohereje telefone bamaze kumwohereza telefone iPhone nzovu twarahageze abaratangiye kunyiyemeraho ati telefone n'imbere y'Imana ntago ryanyishe ahubwo ngewe nzovu naramubwiye ni nzovu iyi telefone urabasha kuyikoresha yari iPhone ati none se nzovu urashobora ushyiramo iCloud nzovu arambwira ati wapi urabyumva nzovu yahise atega ajya mu modoka we na Manibu na Nyagahene baragenda nge ndigendera nigira ku kazi ngiye kumva numva telefone nyuma y'iminota nk'icumi cya 15 irampamagaye ya nzovu ngo fupi ngurihe ntabwo ngende mu mujyi ngo ya telefone ari nzovu kuyamagarira ngo wisi namubeshyera ya telefone ngenje kuyigurisha nambwa okay nta kibazo na gitoya Nyarudindiri wumve nataranayitunga Nyarudindiri wumve nzova barayifashe tuba turayigurisha tumaze kuyigurisha abarambwe ati sinaguhereza amafaranga mu ntoki ahubwo dushaka hano tugene nkugurira agacupa tuba turazamutse tujye muri 13 kwa Makuza muri fura ya 13 yego naho ngaho rero nzova ngurira icupa rimwe niba tarabiri
andi mafaranga yose nzovu no mu mafaranga twakoresheje nta nubwo agera no mu bihumbi 10 na 5 nabyo ni byinshi hafi mu bihumbi kandi mwaramwe yose mukayamara noneho nyiri bamve nanjye ikintu kiba cyambabaje ikintu cyambabaje nzovu yahise atega we na Nyagahene ya mafaranga yose ndababura ngiye nsigara ku kazi kuva icyo gihe sindababona nibwo nagiye ko nabona arimo aranteza yemirene ngo nge ngo naramushutse ngo turagenda ngo telefone ngo turayiba ngo turagenda turayigurisha ngo tumaje kuyigurisha ngo mujyana ahantu ngo turagenda ngo ya mafaranga yose ngo turayakonsoma ngarashira singuye nzovu mubaza nzovu ibyo bintu wagiye kuvuga byanyabyo ako nakuguremo icupa si ibintu bisanzwe se kumuguramo icupa warangiza ngo yaranshutse ngo naramushutse gusa ibyo bihuriye he nzovu yaragushutse anshuka sa andusha imyaka ntabwo yanshutse nabivuze heza zana zana iki mujye mu bindi uzane biteze ahubwo nuko twanyweye amayoga ese nge nzayigeraho ryari ukaba ugiye kwangwa umugore w'umuzungu wayimusabye se kandi ushaka kugura tablet tablet na iPhone ntabwo Pupi umva abantu wamushutse rero tutari twabivaho nukuvuga ngo kuba yarakwiyamagaraje kugura telefone ibyo ndabyemera none se kugurisha sorry ubu nzovu ne wigiriye inama yo kujya muri 13 kwa Makuza ntabwo ari we ariko we yarambwiye ngo ntabwo naguhereza amafaranga mu ntoki siko wambwiye ko wamubwiye nzovu igira telefone kugira ngo njye kwigura bihuza nzovu cece kano no ujya bantu mubabanje no kuntera ubwoba wanje kuntera ubwoba bamwe ngo nzovu ngo iyi telefone ngo bagutwara gatushi tino mugashyeke bazakuniga n'ikima bakikunyuzeho ngo nyine kugira umuntu azanyice warangiza ukavuga ngo ninjye ushaje ni wose ntushaje baragufatiranye nesize wowe bazibizi ni telefone oya nzovu hari ikintu nzovu ugomba kumenya nukuvuga ngo Pupi we ikintu yakoze yabanje gutera ubwoba bw'uko ufite telefone ihenze bazakwiciraho we na Nyagahene gane nabyo yarazi iye telefone ze yari afite iPhone iyi mubazi iPhone si ihendara none twagenye gatushe none series ifite gatushe none mwagurishije gatushe ni gatushe ntabwo iPhone yari kangahe yari 8 yari 7 ari SE gatandatu yari nawe nta nubwo yize baduhaye 1,100 ibaze nawe sigurumva ari byatanga ahita kuguramo Knowless ntago njye nwa Knowless yanguriye Amstel ntubeshye wamuguriye inzoga Amstel wamuguriye Amstel kandi Amstel ngoze amafaranga igura si 3 da cyatanu cyenda cyatanu hehe ubwo wamuguriye ebyiri Knowless ko igusha 2 wato ni Primus niyo bagurisha 2 kubundi wari uri hehe kandi ari wowe wishyuye none se nzovu ne wakubwiye ngo njyana mu kabari cyangwa yavuze ati muhaye amafaranga menshi none reka murangire n'akabari yaravuze ati rero njewe ntago naguhereza amafaranga mu ntoki yo kuguhemba nk'umuntu yingurishirije urabyumva kuko hariya hari aboro twe dukorera iyo uje kugurisha telefone uzana indangamuntu nzovu nta ndangamuntu agira urabyumva nge ndemera njye nkoresha n'indangamuntu yanjye urayigira inde njye indangamuntu ndayigeranye iri hehe wongo ki iri hehe meze nkawe se yegora yinyereka nzovu nubwo uri umusitari ariko tuba tukubonye imboga mu maso yose ega abagendana indangamuntu uretse kwerekana ko babareka indangamuntu mwereke indangamuntu murezi iyi se ni wowe atazageze nani gatatu 1985 ameze nk'agasaza gafite imyaka nka 50 reka turebe wese wari ufite yese ngendana indangamuntu iki navuze ngo nani bitewe no mu miryango nyine ndakanuka kwinjira hasi mama arayigabanya na musiki wanjye yasatse kugira ngo agabanye yanjye abayobozi bamubwa ati nibishoboka ntago wagabanya iyo uyu musaza we kandi bavukana bose yigabanya yego bahita bayigira 8 wavutse mu 8 ariko njye yisi yo ngendera yigiye navuke nyacyo 8 muri 80 ubwo 9 yari afite 20 yari afite afite 45 afite 45 ubwo 2 yari afite ubwo yari afite muri 2 umuntu wigini ndetse ntabwo uzi kubara wamenye ko afite 45 ubwo muri 2 yari afite imyaka 20 yewe kaba abantu bakuze
Bande se ko bagira babiri. wowe se wese ufite 52 nibura nawe kandi yavuze ko ufite 5 n'ibiri umuntu Ariko wazamubye muri batisi mukamubera pari. aya ntagaragara gusa amadayimoni bamushyizemo uragira ngo nanjye azanjyamo Aba ntukemere fupi. nje ntabwo gemba Ese ntiyakubyara. wajya Ese ntafite imyaka 45. kangahe Ukajya 20 ubu ntiyakubyara ntiyakubyara. Wowe uri umwana wa Nyarudindiri. Fupi ngafite 27 nawe Nacyo cyarayigabanyije. Hano bagufi mugabanya imyaka. wewe wakweye ingahe Wewe wakwiye 3. wowe Ngiye nta nakuyeho sinarwaye iwacu ntabagirwa bagira za Nyamingi ntazo mu Nduga ntago ibyo bibi wabo uyu nguyu. Nyagatare ubundi ngewe magera nahageze rimwe ako nabwo nicira none wageze rimwe ugiye kuvuga ibyaho nkaho bizi nyine cyo ngiye kuvuga reka nkubwire nyine amasaha nahageze ngiye kuvuga ibyaho ubwire nyine ibyo nabonye pe ntibakunda abantu bagufi Mafana beso mashawari. I love you so much How are you? Fine. Ariko Fine. ari kigabo nabonye umutakora ivu yakoranye Nyarudindire Hermet banabyina gutya ariko natangajwe aho Hermet avuga ngo ntiyabana na Nyarudindire ngo Nyarudindire nagasaza Hermet abona ari iki uzabakobwa uyu nguyu yakati muri kumwe uyu nguyu Yarutanite pendo se. Eneto wa mwana akareta pendo waramukatiye Urabivuga urabizi. Yari seriye n'ukuri. ego yafite isaza Nge nazo kumubwira na nyuma kamera ndavuga arambwa ngo ariko wanyangiye iki ndavuga ati subundi ushaka baseri bangahe ariko se naba mfite abana barindwi nago wanyemera ndavuga ati nibishoboka nimukajye munyinisha mwamunyinisha mwebwe ngo oya ngo ngise nagukinisha Nyarudindire ndavuga ati nibishoboka tarifense umuzungu no ambana kuri televiziyo Rwanda nzana mu modoka ngeza mu karitsiye akomeza no mu mujyi nsiga mu karitsiye ariko Nyarudindire anereta mu modoka Nyarudindire Anita Pendo ko ari umukobwa nzi ubinyamirongo bita Mishu wazakujyana iwe Mishu uriya tudikora n'ikiganiro buriya Mishu ntiwamukunda ko narira buno byiwe niwe Nyamirambo se niwe Nyamirambo sha none se Mishu ntayifite atega nkanjye hano ega Mishu Nteka foto cyangwa akayibura cyangwa akayibona sha Mishu ngewe aburaho Nyamirambo ariko uza abantu bafite ndaguhamagara nimba mu kiganiro ego da safi yaguhaye akajumba uwo ni wamuteretse wewe se kuri kaka oya safi ni nyogokuru oya safi ari muri babandi bakuroze ndewe inani za mafense umuzungu muto muremure pana banini se bajya he Nyarudindire bajya bavuga yuko isezerano ridahera ariko irya rizahera uzamera nka mukobwa bitaga Mukamusoni yarinze asaza ngo ategereje umugabo nawe uzasaza utegereje umuzungu kandi ibyo bintu ndabikubwira nukubera iki rero uvuga ko isezerano rye rizahera agize imyaka 40 n'ingahe nase hari fiancé umuzungu afite sasa ibyo bizabacanga rega umva ratukintu cyo banza yahishwa abanyabwenge bishurirwa baso umva we fande genda gake oya ntugakora umuntu w'umuga twamaze kubona gakuruti wazawubaha abasaza nkabo ikise wowe ukeka ko abasaza nkabo two wa Mukaritas muraresha utabona ngana gutya kubona Nyarudindire umwana nete aba yambaye ntago yakoramo amarinete kandi wamubwiye ko ahita asaza umusaza waroza amaso umva rero ikintu ubanza kumva ikintu kimwe Nyarudindire ikintu cyo nabona cyo ngewe ntago Anita Pendo ari uko wenda yabuze uko agira cyangwa se akaba yaragukatiye cyangwa ukaba waramukatiye kubera izindi mpamvu cyakoze cyo reka nkubwire Nyarudindire urarenze Nyarudindire ufite ukuntu wiyemeramo ku buryo umukobwa wese atapfa kugucisha ngo gikuzimu wowe ugikuzimu ubundi bwo ntabwo ugikuzimu kubera iki uri kujya guhitinga cyane abakobwa akanakwiruka wowe umva ufite imiti ukora kuri kuzimu kandi ufite igikundiro ufite n'ubwiza
ajya yivugira Imana imbabarire ntabwo biraza umukobwa wanjye yitwa ako ibyo tubona ni agatonyanga mu nyanja ntazirukane kuri Nyarudindiri kuko sha muri make Nyarudindiri haryo wavuye Nyagatare ubu tuvuge ko utari wagera ni Musanze Nyarudindiri yabaye no ntabwo urazi Musanze mu Ruhengeri nahanyuze njya ku Gisenyi mpita ngaruka urarye wavuga Musanze ntamenye Ruhengeri za Kibungo mu Ruhengeri ni ibyo nzi bya Musanze none se Nyarudindiri uritekera nditekera afite umukozi oya nditekera akunda umuceri nta mukozi wamutekeye umuceri wiwe nditekera uzi ku mugoroba natetse amasomati we basomati ikiro kigura 2,000 umuceri urakikura mva nayikuye navuze ati yewe mbega umuceri mukuntu umeze we urusha umutanzaniya nomero yambe ndawo kwifurije umusumati none se nka Safi yakora kaka wawe ari nyogokuru wawe wazaguze ese umukuru ninde nose yavuze ngo nguri kaka wiwe muri make wasanga gufata nka kaka umva Nyarudindi hari igihe nyine umuntu aba yubaho undi akubera uzagure nk'ibiro 5 by'umuceri basomati ubishyire kaka wawe yewe nzamanza njye maga ariko bya birozi bya Nyabingi byagukurikiye koko uzga uryo ugahaga mutindana nanjye birabafata namwe none urabigenda toka satani urabigenda na niko Nyarudindi urabigendana oya usanga nabigendana ntabwo wamenya impamvu to njye nikunda umuceri ariko zitana oya kaka namabyi akwese kaka uvuze kaka namabyi avuze kaka ntaguvuze kaka ni nka nyogokuru uri nyogokuru wiwe zabaze se gute wewe kubyara mama wowe byara mama oya ubyara mama ntabwo yakora ubyara mama na papa urashaka indobo ariko ngo Safi ubyareze kujya kubyara za nawe ari wawe Safi mvane ngo nawe uraje ngo sheri yewe Imana yambwiye ko amafi yanse umuzungu mure muto neza Safi yawe si umuzungu abona ataritukuje ushira rero atari munini njye se nshaka banini irekamye niyo wayivugurura nagatuza k'imigere nifite wagiye kore kwacu kugeza bibaye ngombwa Imana ikanyeka nk'ifoto Nyarudindiri aryamye hejuru ya Safi cyangwa se namwe mwese murangana ariko nabyo guteze kubona nawe turi yego we na nta kibazo ngende muzima ariko nzo nabonye ikintu kiba wakunda mu buzima bwe umva niyo yaba arwaye nzovu yakoreshamo n'umuntu ahubwo se nzovu umwaka utangiye kweri bya bintu utabiretse ndangamira narabiretse ese ko ndimo kwigana imbere ya kamera narabiretse mu buzima bwanjye mama Queen n'umugore wawe mama Queen se mbana nawe nena mu gitondo twavuganye oya ntabwo yandi ako munyamakuru ndashaka kukubaza ikibazo wenda abantu turaho umwaka utangiye hashize iminsi ngahe hashize iminsi umunsi turi tariki zingahe tariki 7 icyumweru cyashize ngo umwaka utangiye hashize iminsi 9 turacyari mu ntangiriro basi mu mutima w'abantu bizera pe umuntu uzi kuva uyu mwaka watangira kuva 2025 itari watangira itangiye umuntu utari wakora ibintu pe ngiye tujye gushaka n'ikintu tumuhemba utarakora ibintu utarabikora nanjye ndimo utabikora mu oya Nyarudindi ntabwo arabikora Nyarudindi ntabwo arabikora yewe ukuyemo Nyarudindiri ukuyemo Nyarudindiri abaranga bose barabikoze oya nanjye nu wewe gushizo nakakuma kabipima kahita gaturika yesi ndabikora imbere y'Imana twese ubeshye ubwo Imana wenye iramure yego oya nugutanga ubamye kuko nuwamukubeshye warabikoze oya mama twarangije yewe narangije nyine barangije
mume telefone mpamagare na mishura ndimo basaba hari Nyamirambo. andika garabura iminota icumi twaragiye. Alo Mishu umwaka mushya ngo nanjye uzambere wibyishe urakoze Mishu ariko Mishu kuva uyu mwaka watangira bakubomoye kangahe ngo 5 sha wawurarenze mama Safia noneho ngo nta na rimwe da Nyarudindiri we nta kibazo we uko biri ubona tuzuye we ngo ni imanzi we nta cyo reka mukupe Mishu 5 kose ndavu ni ikigo ariko Mishu reka tuvugisha ukuri bwa Mishu nanapfa azajya mu ijuru bwanjye nkunda umuntu uvugisha ukuri yego kuvuga akabomorwa nibyo bawishe none se Mishu bamubomba inshuro 5 none kuva umwaka wa 5 arabikubwiye yego ko Mishu atoroshye hanyuma we kuri gucira abantu cyangwa se kubashyicira iteka uvuga ati baba bamaye kangahe nje nta na rimwe biranaga uyu ni mu maso butwi afite umugore ariko si bwo yamara icyumweru uyu ni butwi hanyuma wowe Nzovu ni kangahe kandi ntubeshye ngewe uyu mwaka kuva ku itariki ya mbere kujya ku itariki ya 9 mvuze abantu batandukanye cyangwa inshuro abantu batandukanye ni kabiri mu ku bantu batandukanye dusoze mwanzo okay reka dusoze ibintu ni fresh fupi wowe njyewe inshuro maze kubikora kubomora kuva ku itariki ya mbere ku itariki ya ntago ndabikora no kuri kose gusa ariko hari igihe njya ncirko gato bikajya kuba ariko mwisama nasa ahita oya nkahita hanyuma wowe Nyarudindi wari wabomora kuva imyaka Rakande imanzi. Yes reka mashime Nzovu ngushimire. Okay murakoze abakunzi bacu cyane cyane abakurikirana YouTube channel Umutako live Live. mukomeze mukore subscriber kandi share none Imana ikomeze barinde muzarangize uyu mwaka wa 2025 mu mahoro mbifurije ishya n'ihirwe. Shalom shalom astra vista.